Ngiye kuvuga ijambo ry'ubuhanuzi. Yego. Nubwo bimeze gutyo. Nubwo abera bari mu bihe bigoye. Nubwo itorero rigowe. Ariko haze intervention y'ijuru. Ngiye guhanura ikintu gikomeye. Reka nkubwire ngo mu imbaraga z'abantu zananiwe. Ariko abitorera bakomeje kuba maso. Intervention rapide. Ituma Herode ekifo kapa atagera Uwiteka kurokorane n'abawe n'ibyawe mwizina bafite n'intwaro babitojwe rata. Yesu yadutunze tudafite fo na ruguru, yatugaburiye tutagira kirengera, niwe wagutabaye ibintu birahindu. Ubwoba nibushire impundu nizivuge, uwo twategeze bugufi akureho amarira yatembaga ku matama. Arazifubyi zirakura, yagaburira abatagira agakigaburira. Ni umenye ubuzima bwawe, ni ukura ifa abantu bazibaze, ni ukura kwa nyabingi bagutanze igitambo, ni utanga ubuzima, niwe watumye abana biga, niwe watumye bavuga igifaransa n'icyongereza, niwe wakugendesheje amahanga, niwe watumye wicara mu ndege uraguruka. Yesu nakagawe uhari. Imana yawe ntigasuzugurwe ugihumeka. Iteka aragukiza kimwe ndetse bibiri ndetse bitatu. Ayiwe Imana ishimwe. Amen. Haguruka muri ibyo bintu, haguruka muri ayo magambo, haguruka muri izo ntege. Iyo ndawimitse udashaka kwiyiriza ubusa, wigize nk'ikimamiyo cyangwa umudawuhora mu biryo, haguruka n'ingoga. Yesu arashaka arashaka gukorana nawe. Imana ko marayika umwe atsinda abasirikare 16. Kwararira umuntu nijoro ariko bwacya mu gitondo. Haleluya. Impundu zikabambo rimwe bivuga ngo Imana ifite uburyo iri bukoresha ibyari byagohojeje wijisho bigutsotsobe bikurangirize mu bugome n'ubutindi bwabyo. Imana irabisinzirizaho n'ijambo ndakwaturaho. Uwari warakuboshye, uwari waragutongeye, uwari waravuza ngo mererwa nabi, uwari waratanze ubuzima bwawe, iyo minyururu nicike guhera none mu izina rya Yesu. N'inkweto zawe subizamo ubutumwa bwiza. Dore ubutumwa bwiza bwari bwaravuyemo, subizamo. Ndimo nguhanurira, subizamo ijambo, subizamo bya bihe, subizamo amasengesho, subizamo kwiyiriza, subizamo kwitanga, subizamo gukunda umurimo, subizamo kwitangira bene data, subizamo ubutumwa bwiza. Barakweta aravuga ati adishifo ataza guhitana nawe wari usigaye uhunyeza rata. Mwami Yesu